Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Shalom shalom bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifuriza kugumya kugira imyiteguro myiza yo kwinjira muri Pentecote. Nkuko rero mumaze kubimenyera, uru rubuga dukoreraho ni urubuga rwa Saveur Divine mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi, nubwo hari izindi ndimi zicaho nk'Icyongereza n'Igifaransa, ariko twebwe turi mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi. Kandi nkuko mubizi, uru rubuga rwa Saveur Divine rwahisemo kujya rubategurira ibiganiro bishingiye ku ijambo ry'Imana, tukagira insanganyamatsiko tuganiraho mu gihe cy'icyumweru, tukayivugaho tukumva icyo Imana ishaka kutubwira binyuriye mu ijambo ryayo. Icyumweru turimo tuvuga hejuru y'umwuka wera, cyane ko turimo twitegura kwinjira mu bihe byiza bya Pentecote. Kandi ni igikorwa cy'ingenzi, ni ikintu cy'ingenzi ko Yesu yarabidusezeranyije avuga ko umwuka wera azaza akaba wacu, abana bacu n'abazadukomokaho bose. Ijambo ry'Imana ikatubwira tena ko mu minsi y'imperuka, iminsi ya nyuma turimo, Imana izasuka umwuka wayo mwinshi ku bantu bayo. Ivuga izasuka umwuka ku basore, ku basaza, abantu b'ingeri bose ngo bazasuka umwuka w'Imana. Ni by'agaciro rero kumusaba no kumukenera no kumva inyigisho zijyanye n'umwuka wera, cyane ko turi mu gihe tumukeneye kandi twamwemerewe. Imana rero idushoboze kubyumva, Imana idushoboze kugira inyota yo gushaka umwuka wera muri iyi minsi turimo. Hari umuririmbyi waririmbye avuga ngo dushaka uwo mwuka wera kandi koko yaramutugeneye. Mwuka wera yaramutugeneye, dukwiye kumushaka kubera ko ni ingenzi. Ngewe rero muganira uyu munsi nitwa Bagabo Joseph kandi ngarutse nyine ku bwa Saveur Divine, ariko uyu munsi icyo tugiye kuganiraho ndagira ngo tuganire ngo mbese ndagira ngo twibaze iki kibazo, twibaze ngo mbese umwuka wera adukeneye dushaka yaba ashobora byose, mbese yaba hose, mbese yaba amenya byose. Turaza kwibaza icyo kibazo, twibaza ngo mbese uyu mwuka wera dushaka ashoboye byose, aba hose, amenya byose. Nidusoma ijambo ry'Imana muri Yohana 16 tugahera ku murongo wa 13 ku murongo wa 15, hari amagambo tuhabona aradufasha gusubiza icyo kibazo. Haranditse ngo muri Yohana 16 duhera ku 13, haranditse ngo uwo mwuka ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe. Uyu mwuka ukuri go naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye, icyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Bene data bashiki banye mukurikirana kino kiganiro, nagira ngo nongere mamara amatsiko mabwira ko uyu mwuka wera amenya byose, aba hose kandi ashobora byose. Impamvu y'umutera nta yindi, nuko ijambo ry'Imana dusomye, aya ni amagambo Yesu avuga ko yagiye gusubira mu ijuru abwira intumwa zabyo ati ndagiye, ariko nzaboherereza umufasha, nzabohereza umwuka wera, kandi uwo nguwo ntazavuga kubwe, azavuga ku bwanjye. Kandi nanjye simba mvuga ku bwanjye, ahubwo mvuga ku bwa Data, kubera ko ibyo Data byose afite ari ibyanjye. Ibyo Data azi ndabizi, ibyo Data atunze ni ibyanjye. Ni umwana mu rugo, mfite uburenganzira ku bya Data. Mwuka wera rero nawe afite uburenganzira ku bya Yesu. Niyo mpamvu umwuka wera amenya byose, akaba hose kandi agashobora byose, kuko uwamutumye ashobora byose, kuko uwamutumye amenya byose, kuko uwamutumye aba hose. Niba twemeranya yuko Imana yacu imenya byose, tukemeranya ko Imana yacu ishobora byose, tukemeranya ko Imana yacu iba hose, reka twemere ko n'umwuka wera ibi byose abikora,
kuko Yesu niwe wabyivugiye, aravuga ngo uwo nguwo ntazavuga ku bwe, ntazakora ku bwe, ntazagira icyo ashobora ku bwe, uwo nguwo azakora akoreshejwe nanjye, kandi nanjye ibyo nkora mbikora bikoreshejwe na Data, kuko ku murongo wa 15 ibyo Data afite byose ni ibyanjye. Nicyo gituma mvuga nti azenda ku byanjye abibabwira. Dore rero ubutware bw'Umwuka Wera mu kumenya byose, bw'Umwuka Wera mu gushobora byose, bw'Umwuka Wera mu kuba hose ahantu bukomoka muri Kristo Yesu, kandi nawe akabukomora mu Mana. Muri aya magambo yivugiye aravuga ngo azavuga, ntazavuga ku bwe, ahubwo azavuga ku bwanjye. Bene Data, ndabifuriza Umwuka Wera kugira ngo murusheho kuba mu buzima butunganye, ubuzima bukomeye. Nubana n'Umwuka Wera uzagira ishurirwa kuri byose, nubana n'Umwuka Wera uzagira ishurirwa kuri byose rwose. Azagushoboza kubera ko byose abishoboye, azaba hose aho uzaba uri hose kuko hose haba, kandi azaguha kumenya byose kuko nawe yahawe kumenya byose. Imana ibashoboze muri iyi minsi tugezemo, muri iyi minsi turimo, kongera kwifuza gutunga Umwuka Wera. Abamutunze, amufite, mwongere mugire inyota yo kongera kumva mushaka kugirana ibihe byiza n'Umwuka Wera. Abatari bamuhabwa, mwongere mu musabe, nkuko nabibabwiye ntangira. Umwuka Wera ni uwacu, nuwo bazadukomokaho, ni nuwo bazaza nyuma yacu b'ikindi gihe, ko Yesu yarabyemeye. Ahubwo tumusabe kandi tubikore tubikunze, dukura icyaha mu buzima bwacu, Umwuka Wera tuzamuhabwa. Nuko mbifurije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.